bamukubise ibipfunsi, birashoboka ko bamukubise inki ndetse n'imigeri, birashoboka ko bamufungiye ahantu atabasha kubona ibyo kurya byiza n'ibintu binejeje. Ariko nubwo byari bimeze gutya ari mu gahinda n'umubabaro, ineza y'Imana yari iri ku buzima bwe. Turashimira Imana riri gitugirira neza, nubwo twaba twacumuye, nubwo twaba twateshutse, ikatugarukaho, ikongera ikaduha andi mahirwe ya kabiri. Haleluya. W'ijambo uvuga ngo ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Mfite inyigisho ivuga ngo ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu, ariko dufite na B yaho iraba ivuga ku kuvuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ariko reka tuvuge ku neza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Dushimye Imana kuko tubonye uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge ku ijambo ryayo kuri uru rubuga rwa channel ya Cyomoro TV. Natwe turabakunda nkuko mutubwiye ko mudukunda, natwe turabakunda. Ariko ikiruta byose muri byose nuko Kristo abakunda kurenza uko twebwe tubakunda. Uwo niwe tuvuga kuko yanesheje rimwe akatsinda, bikamenyekana uhereye kera n'uyu munsi tukaba tukivuga kuko ari umwami. Nahimbazwe. Yego. Pawulo aramanuka, amwubama hejuru, aramuhobera ati mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo. Amaze gusubira muri icyo cyumba cyo hejuru, amanyagura imitsima, ajyaho akomeza kubaganiriza byinshi kugeza mu museso, maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, birabanezeza cyane. Iyo amaze kwima ingoma, ngo yimuye ibigirwamana byose abami bamubanjirije bari barubakiye muri Isirayeli. Hezekiya bikuraho, arabitwika, abijugunya mu muriro. Hezekiya ngo yubakira Imana ibicaniro, agarura Imana muri Isirayeli. Abantu bongera kwibuka uko bakwiye kugendana n'Imana nk'uko bagendanaga n'Imana mu gihe cy'umwami Dawidi. Mu gihe cya Hezekiya ngo abantu, igihugu cyose kibona ihumure kuko bari bayobowe n'umwami wimitse Imana mu mutima we. Ariko uyu musore abasha gusinzira kuko yari yavuye mu mwanya we ajya kwicara mu wundi mwanya. Ndagira ngo mbatangarize mbabwire ngo iyo umuntu yavuye mu mwanya, atangira gufatwa n'ibitotsi, atangira gusinzira, atangira guhura n'ibitero, atangira guhura n'amajwi amwongorera. Kandi aya majwi yamwongoreye atangira kukubwira ko bitazashoboka, atangira kukubwira ko Imana hari ishobora kuba yarakwibagiwe. Aya majwi yakugezeho atangira kukubwira ngo hari ibitazakunda. Ariko reka nongere mubwire ngo hari ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu, hari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu tudashiraho, niyo mpamvu tutajya duteshuka ngo itureke nubwo twaba twacumuye, ahubwo ikadukuruza ubugwaneza bwayo kugira ngo yongere twiyegereze, ikatubwira ngo namwe muri abana banjye. Reka ntangire mbifuriza amahoro wowe wamaze kuba mu muryango mugari w'abagize Cyomoro TV. Reka nawe muhe ikaze kandi udukurikirana, izina ry'Imana rihimbazwe ku buzima bwanyu. Aha kuri Cyomoro TV ni amahirwe abadasanzwe kubona abakozi b'Imana, abantu Imana ihaye umugisha. Baravuga ngo ntukavuga abakozi b'Imana, ariko hari abantu bariho basigiwe amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza no kwamamaza Kristo mu buzima bwa benshi. Uyu rero ni umwana w'Imana, nashaka we n'umukozi w'Imana. Icyapa nuko arimo gukorera ijuru kugira ngo azagire mu ijuru. N'uwambwiye ngo ijuru ntirikorerwa, ariko ibyo byose icyo tuzi niko dufite umwami uzaduhemba, uzaducyura, ukatubona muri ubu buzima. Imana ihimbazwe. Ngize amahirwe yo kujya kukwakira, ndagira ngo muhe ikaze wibwira abantu dukurikiranye. Ndabizi ko ufite byinshi Imana iguhaye byo kusangiza abantu abadukurikiranye bari mu mpande bitandukanye. Dufite abantu bari muri Amerika, dufite abantu bari mu Bufaransa badukurikirana, dufite abantu bari Mozambique badukunda kudukurikirana, dufite abantu bari mu gihugu cya Uganda, mu bihugu bitandukanye by'igihugu cyacu dufite abantu dukurikiranye. Ndifuza kubibwira, ukibwira abantu dukurikiranye kugira ngo twinjira mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi.
Yego, amazina yanjye nitwa Imaniriho Jean Damascene. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umuririmbyi, ndi umusengesho, nkunda Imana. Ndashimira Kristo wampamagaye akanturaniriza gukora umurimo we mu gihe gisa n'iki ngiki, akantoranya mu magana menshi, akangirira neza, akanyimenyesha. Ni neza y'Imana yaganje kuri njyewe, ndayimushimiye. Izina ry'Umwami nirihimbazwe. Amen. Yego. Ndakwishimiye kukwakira rero, numvaga ndwaye kongera kukubona. Ushimye nawe kubwiye ngo numva nkukunda, ariko kubwira umuntu w'umugabo nabyo hari igihe nyine abantu babibona nk'ibindi bintu, kuko ariko wamusubije ngo rwose ibyo nabwo ni ubumuntu. Nishimiye kukwakira, mbona ko tugukunda cyane. Nashimye inama zawe n'ibitekerezo wagiye unyereka ko ubana na Cyomoro TV, bituma nifuje kubana nawe ahangaha. Reka rero tuguhe ikaze, turakwishimiye, turagukunda. Ni karibu kuri Cyomoro TV, n'inshuti za Cyomoro TV ndabizi ko zikwishimiye. Ikimenyetso nuko uzabibona munsi y'iki kiganiro, abantu bazabyandikaho ndabizi. Reka rero tukwinjiza umwanya w'ijambo ry'Imana, tukwemerere usenge, hanyuma ikiri ku mutima wawe aricyo uganiza abantu dukurikiranye barimo kutureba uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge kandi dushimire Imana. Turagushimiye Imana nziza nyiringabo. Tugushimiye kuko ari wowe Imana iri mu ruhande rwacu. Uri Imana igirira neza bose, udashingiye ku gukiranuka kwacu cyangwa imirimo myiza, ahubwo ushingiye kuko kugira neza n'imbabazi wabigize umwuga. Kandi ntabwo tukwingingira kutugirira neza, ahubwo wemeye kuzabana natwe no mu gihe cy'amakuba. Twabonye ineza yawe bikomeye, twabonye ineza yawe turushye, ni wowe waturuhuye tubona kuruhuka. Warakoze, izina ryawe nirishimwe. Amen. Turagusabye rero kugira ngo muri uyu mwanya ubane natwe, kandi twebwe ubwacu twakivuga tukavuga ibya kamere yacu, ariko turagusabye kugira ngo tuyoborwe n'Umwuka Wera. Tuvuge iby'ubutsinzi bw'uwatsinze, tuvuge iby'ubutsinzi bw'uwanesheje, kuko ari we wanesheje umwe rukumbi, kandi natwe agaharanira kutuneshereza. Duhagaze mu butware bw'isumba byose, reka aka kanya katubera akanya k'umugisha. Icyo duheje ni imyuka y'abazimu n'abadayimoni, ahubwo ubwiza bwawe buganze muri twe none n'iteka ryose. Amen. Yego. Dushimye Imana kuko tubonye uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge ku ijambo ryayo kuri uru rubuga rwa channel ya Cyomoro TV. Natwe turabakunda nk'uko mutubwiye ko mudukunda, natwe turabakunda. Ariko ikiruta byose muri byose ni uko Kristo abakunda kurenza uko twebwe tubakunda. Uwo niwe tuvuga kuko yanesheje rimwe akatsinda, bikamenyekana uhereye kera n'uyu munsi, tukaba tukivuga kuko ari umwami. Nahimbazwe. Yego. Nifuje rero ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turaba dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Mfite inyigisho ivuga ngo ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu, ariko dufite na B yaho iraba ivuga ku kuvuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ariko reka tuvuge ku neza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Turasoma mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ingoma ya kabiri, igice ni cya 33. Turasoma umurongo waho wa 10. Ibyo ku ngoma, ingoma ya kabiri, hari iya mbere ariko hakaba n'iya kabiri. Umurongo waho wa mbere mu gice cya 33, turahera ku murongo wa 10, turasoma ku murongo wa 10. Ariko iyi nkuru ku muntu ufite umwanya mugari wo kuyisoma neza, yayihera ku murongo wa mbere. Niyo nkuru tugiye kuganiraho kuri uyu mwanya. Turaza kubihuza n'andi magambo aboneka mu byakozwe n'intumwa. Ariko reka dusome duhereye ku murongo wa 10. Uwiteka aburira Manase n'abantu be, ariko ntibabyitaho.
umurongo wa 11, nicyo cyatumye Uwiteka abateza abatware b'ingabo z'umwami wa Ashuri, bagafata Manase bakamushyira mu mihama, bakamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu, maze ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye, yicisha bugufi cyane imbere y'Imana y'abasekuruza, arayisaba, nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase ahera ko amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Reka dusome n'andi magambo kugira ngo tuyasomere rimwe. Irindi jambo riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni mu ruhande rw'isezerano rishya, igitabo cyaho cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 20, ku murongo waho wa 7. Iyi nkuru iboneka uhereye ku murongo wa 7, ariko mu buryo bwo kurinda igihe ngewe ndasoma umurongo wa 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 20, umurongo wa 7, hari impapuro 141. Umurongo wa 10 rero haravuga ngo Pawulo aramanuka, amwubama hejuru, aramuhobera ati, mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo. Amaze gusubira muri icyo cyumba cyo hejuru, amanyagura imitsima, ajyaho akomeza kubaganiriza byinshi kugeza mu museso, maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, birabanezeza cyane. Ku murongo wa 9, haraguru gato ku murongo wa 9 haravuga ngo umusore witwa Utuko yari yicaye mu idirisha arasinzira cyane, nuko Pawulo akomeza kuganira amagambo menshi, biratinda. Utuko arahunyiza, ava mu cyumba cyo hejuru, aragwa, basanga amaze gupfa, baramuterura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo niyo tugiye guhuza mu mwanya muto kandi akatubera y'umumaro. Tubonyemo turi ku ijambo ryitwa ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Iyi neza y'Imana ubundi tubona, mbese ineza y'Imana ni iki? Ineza y'Imana ni igihe tugirirwa neza nayo. Yego. Ariko ineza y'Imana ihoraho ibihe byose. Ku manywa ineza y'Imana ibiriho, nijoro ineza y'Imana ibihari, mu ntambara ineza y'Imana ibihari, mu rugamba turwana buri munsi ineza y'Imana ibituriho, kuko hari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Uyu mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu rero wageze no kuri uyu mugabo witwa Manase tubonye muri iyi nkuru. Manase uyu yari umwami, yabaye umwami, ariko yari umuhungu w'umwami bita Hezekiya. Uyu Hezekiya ndashaka kumukomozaho gatoya, yakoreye Imana agendana nayo. Nongere mbabwire ngo iyi Mana nawayiringiye uzakugwa n'isoni, kuko ni Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana ibihe n'ibihe. Imana yarinze ijambo yavuganye na Hezekiya, irarikurikirana, ndetse irarikurikirana kugeza ku muhungu we Manase. Bishaka kuvuga ngo imirimo myiza yacu hari igihe iba uruhererekane no kuba zadukomokaho. Hezekiya amaze kwima ingoma, ngo yimuye ibigirwamana byose abami bamubanjirije bari barubakiye muri Isirayeli. Hezekiya bikuraho, arabitwika, abijugunya mu muriro. Hezekiya ngo yubakira Imana ibicaniro, agarura Imana muri Isirayeli. Abantu bongera kwibuka uko bakwiye kugendana n'Imana nk'uko bagendanaga n'Imana mu gihe cy'umwami Dawidi. Mu gihe cya Hezekiya ngo abantu, igihugu cyose kibona ihumure, kuko bari bayobowe n'umwami wimitse Imana mu mutima we. Bishaka kuvuga ngo no mu ngo zacu, iyo twimitse Imana mu ngo zacu,
turushaho kugubwa neza kandi iyo neza y'Imana iba uruhererekane no kuba dukomotseho kuko twimitse Imana mu ngo zacu no mu miryango yacu. Hezekiya rero umunsi umwe ngo atungurwa n'ijambo ry'umuhanuzi Imana inyujije mu muhanuzi Yesaya, ngo ijambo riraza riramubwira ngo raga ibyawe kuko ugiye gupfa. Hezekiya ngo yumvise iryo jambo, ngo arareba abona yari agifite umurimo munini wo gukora mu gihe cye, nuko ngo aravuga ngo mwami, ko atari icyo gihe cyo kugira ngo ngende, ko nari mfite byinshi byo gusana no kongera kubaka, n'iki gitumye ngenda mu gihe gisa n'iki ngiki? Ngo yerekere ivure asenga Imana arayinginga. Imana ngo igaruka ku muhanuzi iramubwira ngo subirayo, kuko Hezekiya mbonye anyinginze kandi amendahenza akanyibutsa imirimo yari afite yo gukora mu gihe kizaza, mugiriye imbabazi mwongeye iminsi yo kubaho. Haleluya. Amen. Imana igitwongera iminsi yo kubaho kugira ngo tugire umumaro mu gihe kindi gikurikiyeho ndetse no mu gihe kizaza. Ni Imana rero itajya yibagirwa imirimo y'abera, niyo mpamvu yibutse Hezekiya. Ariko uyu mugabo nubwo abyaye umwana we ngo ntiyagira ingeso nziza nk'izo yagendanaga, ahubwo uyu Manase ageze ku butegetsi ngo yatangiye gutegeka amaze imyaka 12. Muri uku gutegeka kwe ntabwo ngo yagendanye ingeso nziza nk'izo se yagiraga, nta nubwo yageze ikirenge mu cya Dawidi, nta nubwo yageze ikirenge mu cyo abantu bakoze ibyiza bikwiriye kuzibukwa, ahubwo yateshutse inzira. Nuko ngo aramya ibigirwamana, arabipfukamira, ndetse ngo akajya agenda ngo akajya mu bikombe, ngo ajyana abana be ngo abacisha mu muriro, abamurikira Satani, ngo yimika ibigirwamana, yimura Imana nyirijuru, afata ibicaniro cyangwa se aho batambiraga ibitambo by'Imana Data wa twese wo mu ijuru Yehova, ahubwo ngo ahatambira ibigirwamana byo mu gihe cye, arabiramya, arabipfukamira, ngo arakaza Uwiteka Imana. Ariko turi ku ijambo ryitwa ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Nuko ngo Imana imaze kumurakarira, ariko nubwo yari imurakariye, ineza yayo yari ikiri ku buzima bwe. Ngo imuteza abami ba Shuri, baraza bamubohesha imihama, ngo baramujyana bamukura muri iki gihugu cyiwe yari ayoboye, bamujyana mu bunyage. Birashoboka ko barimo bamujyana batamutwaye neza, ntabwo bamutwaye nk'umuntu uri mu butembere, ahubwo bamutwaye nk'imbohe, nk'imfungwa. Birashoboka ko bamukubise ibipfunsi, birashoboka ko bamukubise inki ndetse n'imigeri, birashoboka ko bamufungiye ahantu atabasha kubona ibyo kurya byiza n'ibintu binejeje. Ariko nubwo byari bimeze gutya, ari mu gahinda n'umubabaro, ineza y'Imana yari iri ku buzima bwe. Turashimira Imana riri gitugirira neza, nubwo twaba twacumuye, nubwo twaba twateshutse, ikatugarukaho, ikongera ikaduha andi mahirwe ya kabiri. Haleluya. Amen. Imana yongera kugaruka kuri Manase. Manase ngo yongera yumva agize umutima wo kwicisha bugufi, yibuka Imana yagendanye na se kera, yibuka Imana ya yindi yajyaga yumva na Dawidi yavuze, yibuka Imana yagendanye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ko ari Imana ifite kubabarira ndetse ikiruta byose ifite kugira neza kwinshi. Ngo nuko ageze mu makuba aho ngaho yari ari mu minyururu, mu mihama aboshywe cyane ababara, ngo yicisha bugufi yinginga Imana. Imana imugarukaho hano kuri uno murongo wa 12, ngo ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye, yicisha bugufi cyane imbere y'Imana ya basekuruza, arayisaba. Nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe, maze Manase amenya yuko Uwiteka ari we Mana, Imana yacu ishimwe. Amen. Nubwo twaba twacumuye tugateshuka tukagera kure, ariko iyo twicishije bugufi, Imana irongera ikatugaruka. Turi ku ijambo ryitwa ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu, ariko kandi tugiye kureba n'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Muri iyi nkuru twasomye yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, twabonyemo inkuru y'umusore witwa Utuko. Uyu musore Utuko
yazindutse nk'uko abandi bose bazinduka ajya mu rusengero gusenga Imana. Agezeyo asanga abantu bagize ibihe byiza, ngo hari harimo umuntu wigishaga abwiriza witwa Pawulo. Uyu Pawulo abwiriza yarayobowe n'umwuka w'Imana. Uyu abantu barafashwa, abantu baranezerwa. Birashoboka ko uyu musore utuko yari afite ahantu yari yicajwe mu mwanya runaka yari arimo, ariko ngo ageze igihe ava muri uwo mwanya ngo ajya kwicara ku idirisha ahantu hatari umwanya ukwiriye. Noneho ngo yicaye ku idirisha ngo agatotsi kabasha kumufata, ngo arahunyiza. Ngo uyu nguyu ahunyije agatotsi karamufata. Ahari birashoboka ko iyo bari mu mwanya yari ari kumwe n'abandi, birashoboka ko uyu musore abantu bagombaga kumukoma bakamubwira ngo wisinzira, kuko aho ugeze ni ahantu bigoye, wisinzira. Ariko uyu musore abasha gusinzira kuko yari yavuye mu mwanya we ajya kwicara mu wundi mwanya. Ndagira ngo mbatangarize mbabwire ngo iyo umuntu yavuye mu mwanya atangira gufatwa n'ibitotsi, atangira gusinzira, atangira guhura n'ibitero, atangira guhura n'amajwi amwongorera. Kandi aya majwi yamwongoreye atangira kukubwira ko bitazashoboka, atangira kukubwira ko Imana hari ishobora kuba yarakwibagiwe. Aya majwi yakugezeho atangira kukubwira ngo hari ibitazakunda. Ariko reka nongere nkubwire ngo hari ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu, hari umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu tudashiraho, niyo mpamvu tutajya duteshuka ngo itureke nubwo twaba twacumuye, ahubwo ikadukuruza ubugwaneza bwayo kugira ngo yongere twiyegereze, ikatubwira ngo namwe muri abana banjye. Niyo mpamvu itatereranye Manase, niyo mpamvu itatereranye uyu musore nubwo yari yavuye mu idirisha yagiye mu idirisha yavuye mu mwanya. Hanyuma y'iyi nkuru ngo yarasinziriye, amaze gusinzira arahanuka arapfa. Amaze gupfa ngo bamanutse bagiye kureba ngo basanga umwuka umaze kumushiramo. Ndagira ngo muhumurize abantu bafite ibyabo bipfuye muri iyi minsi. Nongere mbabwire ngo haracyari ibyiringiro ku ineza y'Imana yakongera ikagaruka ku buzima bw'uwo muntu, kabone nubwo haba hari ibye byapfuye, yanyazwe cyangwa se yahombye. Hari ineza y'Imana ko yakongera ikaremera umuntu amahirwe ya kabiri. Imana yongera kuremera amahirwe ya kabiri uyu musore. Nuko ngo Pawulo arimo abwiriza yafashijwe, ngo baraza baramubwira ngo mbese wibereye mu munyenga wo kuvuga ubutumwa, ntabwo uzi ko hanze aha ngaha ibintu bimeze nabi. Baramubwira ngo wa musore wari witendetse ku idirisha amaze gupfa. Pawulo ahagurukana rero imbaraga z'Uwiteka Imana, akomejwe n'umwuka wera, atera intambwe ya mbere, atera intambwe ya kabiri, asanga uyu musore. Ndasanga Imana kugira ngo Imana yacu nayo natwe ineza y'Imana yongere igaruke ku buzima bwacu, itera intambwe ya mbere, itera intambwe ya kabiri, yongere tugarukeho. Erega yaratubwiye ngo dutere intambwe 99, ngo izindi tuzasanga dutera intambwe imwe, izindi 99 izaziduterera igaruka idusanga itugaruza ubugwaneza. Nuko ngo Pawulo atera intambwe ayobowe n'umwuka w'umusore, ngo asanga ibyo bavuze ni ukuri koko umwuka wamaze gushiramo. Ariko Pawulo ngo arapfukama amwubama hejuru, nuko ngo arasenga aravuga ngo Mwami Uwiteka Imana, ongera wiheshe icyubahiro kuri uyu musozi, ongera wiheshe icyubahiro kuri uyu munsi, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe Mana nkorera, bimenyekane ko ari wowe nagendanye nawe. Birashoboka ko muri uyu mwaka nawe hari ibitaragenze neza, hari ibyapfuye, hari ibyasenyutse, mu rugo rwawe hari ibitaragenze neza, mu kazi ukora hari ibitaragenze neza, mu byo ugeragereje byose gukora hari ibitaragenze neza. Ariko hari amahirwe ya kabiri ko Mwami Uwiteka yakongera kugira ibyo ahindura. Haleluya. Pawulo amaze kumwubama hejuru, igitangaza kiraba. Igitangaza kibaye, uyu Pawulo ngo yumva ubushyuhe buragenda bumugarukamo. Hari ijwi ryumvikana mu matwi yacu ritubwira ngo ntibizashoboka. Ariko hari irindi jwi riza ryongorera, rivuga buhoro, rituje, ryinginga, ritubwira ngo humura, hari ineza y'Imana ku buzima bwawe. Pawulo rero amaze kumwubamaho, umwuka urongera umugarukamo, ubushyuhe burongera bugaruka mu mubiri. Uyu musore ngo nuko arongera asubizwamo ubuzima, nuko ngo arahaguruka yiterera hejuru afatanya n'abari bari kumushima. Hari igihe Imana izatugirira neza tukongera tukazamurirwa amashimwe, nubwo hari ibyacu byari bipfuye, nubwo hari ibyacu twanyazwe, nubwo hari ibyacu
byacogojwe nuko n'imbaraga za Sanibarati na Tobiya, ariko Imana iracyahari. Nuko rero duhumure, dutuze, twongere tumenye ngo haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe nubwo cyaba cyaratemwe cyazongera kigashibuka, kandi nigishibuka kizagira amababi mazima ndetse ngo kibashe kwera imbuto nyinshi. Haleluya. Aho dutuye tujya tuteraho ibiti by'imyembe mu busitani, cyangwa tugatera ibindi biti by'imbuto nk'amapera n'ibindi. Ibi biti iyo ari igihe cy'umwero abantu babinyuzeho, abana babinyuzeho babasha guhanga y'amaso, ndetse iyo bahanze y'amaso hari uburyo baregera bagaca imbuto, baregera bagatera yibuye kugira ngo barebe ko hari urubuto rwahanuka. Wagitiwe, niyo mpamvu urimo uterwa amabuye, birashoboka ko waba ufite imbuto muri iyi minsi abantu bashaka kugusoromaho. Ariko ndagira ngo mbwire ba bandi barimo baterwa amabuye, nubwo urimo uterwa amabuye, hagarara, weme, ushorere imizi mu butaka bwiza, ubashe kwera imbuto mu gihe gikwiriye. Nubwo hari ibyadutera amabuye, ariko hari ineza y'Imana ubuzima bw'umuntu, kandi hari ibyiringiro ko aya mahirwe ya kabiri niyongera kutugarukaho tuzongera tukagirirwa neza. Manase rero ngo asubijwe mu bwami bwe, yongera gusana bya bindi bya kera yari yarashenye. Imbaraga zamufashije gusenya yongera kuzikoresha arimo yubaka. Ndagira ngo mubwire mwene data, haguruka wongere wubake. Iki ni igihe kitari cyo gusenya, ahubwo ni igihe cyo kubaka. Nitwe maboko yacu turahamagarirwa kugira ngo twongere twubake iki gihugu. Nitwe maboko yacu turahamagarirwa kugira ngo twongere twubake itorero. Nitwe maboko turahamagarirwa kugira ngo twongere twubake umuryango na sosiyete nyarwanda, twongere twamamaze ko Kristo ari umwami, maze nibabone imirimo yacu myiza bahere ko bahimbaze Data wa twese wo mu ijuru. Amen. Ubwo rero nari ndimo mvugana na buri wese mubwira ngo akomere kandi akomeze amaboko ye, kuko hari Imana igira neza, kandi hari amahirwe ya kabiri ko umwami atazabura kutugirira neza. Kabone nubwo twacumura, kabone nubwo twateshuka, kabone nubwo twacogora, kabone nubwo twaba twaravuye mu mwanya, ariko ineza y'Imana ku buzima bw'umuntu iraje yongere kugarukeho, kandi nikugarukaho bizamenyekana ko ariyo yagendanye nawe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mwe mubanye nawe. Birashoboka ko ubona ibyiringiro bitakaye rwose ku buzima bwawe, ariko ineza y'Imana yongere iboneke mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, tugiye kubasengera, ntabwo twasora tudabasengeye, kugira ngo nawe ineza y'Imana. Birashoboka ko watakaje ibyiringiro kubera ibihe, kubera impamvu zitandukanye z'ubu buzima turimo. Birashoboka ko ibyiringiro bikamye, ariko ineza y'Imana yongere kugarukeho, ibyo utabashije yongere kubibashishe mu izina rya Yesu. Reka tukwemerero ubasengere, wingingira Imana kugira ngo Imana ishobore kongera kugikora ku buzima bwa benshi. Ineza y'Imana n'abantu bo ku Icyomoro TV ibabonekeho. Tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe biri imbere, turifuza ko twabyinjiranamo n'ineza y'Imana ku buzima bwacu. By'umwihariko abantu bari ku Icyomoro TV, reka nanjye mbifurize ko ineza y'Imana yagaragara ku buzima bwanyu, yagaragara ku buzima bwacu n'imiryango yacu n'abadukomokaho. Ineza y'Imana nigendane namwe, nibane namwe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mana yo, ntababeshye ndumva mfashijwe kubw'aya magambo. Ineza y'Imana niboneke ku buzima bwanjye, ineza y'Imana iboneke ku buzima bwawe. Izina ry'Imana nihimbazwe. Twemere usenge, waturireho umugisha abantu b'Imana, kugira ngo iyo neza y'Imana yongere babonekeho, ubuzima bwongere buboneke, mbega ibyiringiro byongere biboneke ku buzima bwa buri wese. Imana ibamugisha. Reka dusenge Imana tuyishimire. Mana yacu, Imana igira neza kandi ifite imbabazi n'ibambe. Tubonye ko imbabazi zawe zariho kuva kera, ariko n'uyu munsi imbabazi zawe ziracyahari. Kandi manutse kuri Utuku, uyu musore amaze gupfa ashizemo umwuka, ariko urongera uramuzura mu buzima. Amen. Mana yacu, turagusabye kugira ngo wongere ugaruke mu buzima bwacu, ugaruke mu buzima bw'umuntu ucogoye kandi ucitse intege, kuko ni wowe Mana ikwiriye gukomeza abadakomeye, kuko tuzi neza ko urufatiro rwawe rukiriho, kandi uru rufatiro ruracyanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Uwiteka uratuzi kuko watumenye kera,
n'uyu munsi uratuzi, no mu bihe bizaza uzagendana natwe. Tukuragije ibyacu rero mwami Imana kugira ngo ubibemo. Kandi Uwiteka Mana, mweretse uyu muntu ufite urufatiro rwe rwasenyutse, mweretse uyu muntu ufite urufatiro rwe rwaridutse, ngo wongere urusane, wongere urwubake, wongere umushigikire. Bahari mwami Imana, nubwo iminsi ya kera yaba yarabaye mibi, ariko birashoboka ko iyi minsi hari ibyo wakongera kuzura. Uwiteka Mana, turasenze, tuzi neza ko hari abarushye n'abaremerewe, tuzi neza ko hari abananiwe, tuzi neza ko hari abasubiye inyuma, basitaje ibitsi muri iyi minsi basubira inyuma. Wongere ubagarure, bongere basubire imbere, bongere basitaze amano barimo bajya imbere basanga Kristo wabambwe. Tuririye ubugingo bwa benshi, tuririye ubugingo bw'abarimbuka, dusengeye ubugingo bw'abasubiye inyuma, dusengeye ubugingo bw'abayembayembye, dusengeye ubugingo bw'abavuye mu mwanya. Ngo wongere utugarure mu mwanya, ineza yawe itubeho, kuko mubo wacunguye buri mwe wese arimo. Ariko Uwiteka Mana, dukeneye kwakira ineza yawe mu buzima bwacu, dukeneye kwakira ineza yawe mu ngo zacu, dukeneye kwakira ineza yawe mu bana bacu, dukeneye kwakira ineza yawe mu baturanyi bacu, dukeneye kwakira ineza yawe muri iki gihugu cy'u Rwanda, dukeneye kwakira ineza yawe mu bayobozi b'iki gihugu, dukeneye kwakira ineza yawe mu bayobozi b'amatorero, dukeneye kwakira ineza yawe, dukeneye kubona ubwiza bwawe bugendanye natwe. Tuzi neza ko ibiduhiga n'ibiturwanya bihari, ariko nawe urahari kugira ngo udutsindishirize. Ni wowe watsinze kandi uranesha, kandi uri umukozi w'umuhanga, uzi uburyo urwana urugamba ukarutsinda, kuko iyo uvuze rimwe gusa byose biratuza. Niyo mpamvu Mwami, ducecekesheje imigambi y'abadayimoni, bya bindi byacu byapfuye, wongere ubizure, byongere bibeho, byongere bigira ubuzima. Pawulo nuko ngo arongera aravuga ngo nimuhumure, ubugingo bwe buracyamurimo. Turimo durahumuriza buri mwe wese ucogoye, uvuye mu byizerwa. Uwiteka Mana, ngo wururuke, Mwuka we wera yongera amugereho, amubwire ngo humura, amubwire ngo humura, amubwire ngo humura. Duhumurijwe n'iri jambo, kandi duhumurijwe nawe, kuko ubereye mwiza bagutegereza, kandi abagendanye nawe ntibigeze bakugwa n'isoni. Tuzi neza ko natwe nitugendana nawe tutazakugwa n'isoni. Nuko rero tukubanje imbere Mana yera, kuko ari twe tubanje twananirwa. Ngwino ubane natwe duhere ubona ibikwiriye, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Yego, Imana ibahe umugisha mwabanye natwe. Turizera ko kandi Imana izakomeza gukora ibirenze cyane ibyo twibwira ku buzima bwacu, cyane ko yadufite mu ntekerezo zayo kuva kera cyane. Tubizi ko umugambi wayo ku buzima bwacu uzakomeza rwose. Izina ry'Imana rero nirihimbazwe aho uherereye, rihimbazwe muri wowe. Imana ibahe umugisha. Turakwishimiye kubana natwe, turabizi ko uzakomeza kugenda ubana natwe. Wakoze cyane. Yego, nanjye nishimiye kandi nanjye nezerewe kuba muri uyu mwanya w'umuryango mugari. Imana ibahereza umugisha kutwakira, Imana ibahereza umugisha kutwishimira, kandi tuzagaruka. Yego, dukomereze ahangaha twari turi ku neza y'Imana ku buzima bw'umuntu, ariko twabonye ko tuzagira n'indi gice cya B yaho ivuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Yego, ndashimira rero, ndashimira mwe mwatwakiriye, ariko kandi mfite no gusuhuza abitorero tubana umunsi ku munsi. Ndasuhuza Pastor Bizimana Jeanne Paul, ni umukozi w'Imana twigiye ku birenge bye. Ndasuhuza Pasiteri Muzehe Mutangana Daniel. Ndashimira Pastor Fredi, umushumba wanjye muri iyi minsi. Abo bose ndabashimira kuko ari bo badutoza, kandi nibo twigira ku birenge byabo. Imana ibahereza umugisha kandi bambika imbaraga, kandi nshimira n'abanyarwanda bose ndetse n'abandi bazadukurikira bakadutega amatwi. Imana irusheho kugirira neza twebwe twese, kandi neza y'Imana ku buzima bw'umuntu itubeho twese icyarimwe, ubwo igenderera abandi natwe ntidusige. Mu izina rya Yesu, amen. Abo bashumba bose tubifurije umugisha w'Imana. Harimo abo nkunda by'umwihariko kandi cyane, kandi ko bavuga ko reka tubifurije umugisha w'Imana aho baherereye. Hanyuma hari umuntu ukurikiranye uyu munsi, akubonye aribwo bwa mbere, akeneye kumva yakuvugisha. Tugira ngo uduhe umurongo wawe wa telefone. Ndabizi ko wenda woroha kwita umuntu yakubona,
wenda yifuje kuvugana nawe, akeneye ubundi bufasha butandukanye bwo kugira ngo wenda arusheho gukomera mu bihe byaba bikomeye, mu bihe abona ineza y'Imana yibuze, akeneye ko musengana. Hari abandi bajya baca amafaranga, abantu bakakora ibintu bikomeye cyane ngo barimo gusengera abantu, ariko utabizi ko wowe ibyo atari ko bimeze. Umuvugabutumwa mwiza w'ubushake utagombera ibindi bintu bindi abantu bajya mbona bongeraho ku ruhande. Ndagira ngo rero umumenyeshe telefone yawe kugira ngo abashe kuguhamagara. Imana iguhe umugisha. Uyu muntu rero ukeneye ko ineza y'Imana ku buzima bikomeza kumubaho, akeneye ko musengana, akeneye ko dusenga, akeneye ko mwaturaho umugisha w'Imana, umukozi w'Imana nk'umuvugabutumwa. Yego. Rero ndagira ngo umuhe nimero ya telefone. Nomero yanjye ni 078 72 92 92 52 Yego. Ndayisubiramo 078 72 92 Yego. 52. Yego. Reka tugushimire cyane umwanya duhaye. Tuzongera dukomeze ku kiganiro kivuga ngo umugambi w'Imana ubuzima bw'umuntu. Ubu tuvuye ku neza y'Imana ku buzima bw'umuntu. Ubwo rero reka tubareke kuza kujyana ikiganiro cyacu gikurikira cyitwa ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ku buzima bwawe wowe unyumva. Ubwo wifuza kumenya rero, kariho ku kindi kiganiro gikurikira. Imana ibahe umugisha. Ufite inama, igitekerezo, ubwunganizi n'ubundi bufasha butandukanye, duhamagare kuri 0783 18209. Imana ibahe umugisha rero mwabanye natwe kandi rwose. Reka tugushimire cyane kandi ukopera abantu twabanye. Imana ibahe umugisha rero mwese.